Umwana mu bisuko ari igikara, si nuko ari inzobe, si nuko yavukanye ubumuga, si nuko abana n'ikindi kibazo, ahubwo kuko afite ibikorwa bitabonera amaso y'abandi ngo bibe byiza. Haleluya. Niyo mpamvu uwo mwana yitwa iki? Mubi. Turi kumvikana. Abo bana rero twabanye nabo batubeshya urukundo, abandi baraduhemukira, abandi baratubeshya, abandi batuzirika ku njumangiro turarisha buhene, ibyatsi turarya rwose turakuta birashira. Aha turi kwambuka, turi kugera mu mwaka musha, turi kugera mu masezerano yacu, turi kwegera mu migisha yacu, turi kwegera aho Kristo dukeneye. Yesu wacu nashimwe cyane. Abantu murishimye, abantu muranezerewe. Amen. Umuntu ngo bishimye gusa. Haleluya. Amen. Amen. Yo. Amen. Maje kubasuhuza mwese. Amen. Maje kubashimira mwese. Amen. Ndetse nambibutsa ko bakunda cyane. Twe turagukunda. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Amen. Imana y'amahoro ibambere ubunani. Yego. Imana y'amahoro ibishimire ibashimishe kandi bahereze icyo umutima wanyu wifuza mu gihe. Amen. Amen. Urukundo bakunda kubahobera mwese sinzi ko byashoboka, ariko mbabarira uhobere mugenzi wawe muri kumbwira ati Prophet Ezekiel aragusuhuje. C'est la salutation amicale. Iyo ni indamutso y'amahoro mu cyimbo cyanjye. Imana itugirire neza cyane. Maze iminsi mfite ibineza neza. Buriya igihe biba byinshi ukumva washanyagurika cyangwa ukameneka, ariko bikaba. Imana itugirire neza cyane. Ariko uyu munsi noneho tugiye kunezererwa mu izina rya Yesu. Amen. Nibakumva Satani nimukuraneka. Yahiye mu izina rya Yesu. Umuntu uri kumva nawe dayimoni ari gusandagurika nyine. Hari imyaka myinshi twamaze tuyimara mu marira, iyindi tuyimara mu gahinda. Wari wabona umuntu ari kujya akurebera mu ntoki agira ati reba neza niba ari runaka utahakora, ati reba neza niba ari ayo we igitima kiri gukubita ubwoba bwabaye bwinshi. Haleluya. Amen. Wakumva ko abacuraguzi batambutse kakaba baciyeho, sinzi ko iki n'umutwe wakurya ati noneho ndapfuye. Ariko amen. Uyu munsi hari ijambo Imana yabaye mu munsi muri gahunda y'umwaka. Ndagira ngo tuganire ku ijambo umwana. Haleluya. Ijambo iki? Umwana. Hari abana benshi twagendanye nabo badusiga mu butanisha. Hari abandi twagendanye nabo twabwira ku manga twizeye ko bari budufashe bakajishura tukagwa. Haleluya. Amen. Ariko uyu munsi Imana iguhereza umwana mwiza. Yego. Haleluya. Tumaze
Aleluya. Amen. Twakiriye umwana w'igitangaza witwa Yesu. Tumaze iminsi mu minsi mukuru wo muri icyo gitaramo cyo kumwakira, kumwitegura, kumwizihiza. Nibyo bihe tumazemo iminsi. Yego. Uyu munsi tumaze iminsi 6 cyangwa icyumweru hafi aho ngaho turi muri iyo gahunda. Ndagira ngo abantu dutuzemo gake maze dusangire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndabona umutekano utameze neza. 17 haranditswe ngo kandi Gahini atwika umugore we inda, abyara Henoki, yubaka umudugudu, awitirira umwana we Henoki. Imana itugirire neza cyane. Amen. Iyo ukomeje mu itangiriro ibice 27 umurongo waho wa 5 haranditswe ngo Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu ajya mu isi. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Imana itugirire neza cyane. Amen. Ndacyari kuvuga ku bana. Haleluya. Amen. Nuko hahise iminsi mu isarura ry'ingano, Samusoni ajya gusura umugore we, amuzaniye umwana w'ihene. Yibwiye ko asanga umugore we ku mirere, ariko sebukwe ntiyamukundira ko ajyayo. Imana itugirire neza cyane. Samweli wa mbere igice 1:20 ngo igihe gisohoye. Igihe kigize gute? Igihe gisohoye, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Imana itugirire neza cyane. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nashimwe. Haleluya. Ndagira ngo twongere turebere hamwe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibice bibiri uko bwanditswe na Matayo, ibice 2 umurongo wa 14. Nawe ahera ko arabyuka, ajyana umwana na nyina nijoro, ajya mu Misiri. Reka duhere kuri 14. Reka duhere kuri 13. Bamaze kugenda, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri gihugu cya Egiputa, ugumeyo kugeza aho nzakubwirira, kuko Herodi agenza umwana ngo amwice. Nawe aherako arabyuka, ajyana umwana na nyina nijoro, bajya muri Egiputa. 2:20 byuka usubiza umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abamushakaga bamaze gupfa. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Amen. Navuze ku ijambo umwana, mufashe gakeya tujyane mu mwuka. Haleluya. Navuze ku ijambo umwana. Ijambo iki? Umwana. Buriya ijambo umwana, iyo turebye neza muri Bibiliya, rigaragara inshuro 479 dusoma ijambo iki? Umwana. Imana itugirire neza cyane. Ijambo umwana iyo turivuze kenshi tubyumva mu rugo. Iyo tuvuze ijambo umwana twibuka cyane muri famille, tubitekereza muri society, tubitekereza ku ishuri, tubitekereza
dufite abana. Ndagira ngo mvuge ku bana babiri. Iyo umwana atari mwiza barimo eske ni fesi bareba ko umwana ari mubi cyangwa ni fesi babona ko umwana ari mwiza? Igisubizo kirabuze. Kenshi bashingira ko bavuga ko umwana ari mubi kubera ibikorwa bibi afite. Swata afite amata atumva, ntabwo abanguka. Iyo umutumye ntiyihuta, iyo umubwiye atinda kumva, iyo umukanguye atinda kubyuka, iyo umwigishije atinda gufata, iyo umwitabaje atinda kugutabara, iyo umuhamagaye atinda kwitaba. Umwana ni mubi. Siko bimeze? Hanyuma tukagira n'abana utari waretse izina pesa akabagize ute yakugezeho. Mama ni biki? Papa bimeze gute? Aho muri iki jya kuvoma mu masegonda abiri akabakugezeho. N'amazi nkayazanye, amazi nayazanye. Haleluya. Genda simbuka hara ku muhanda undi rero umaze ko mukene akihuta cyane, akihuta kongera akabagize ute akabakugezeho. Mwana bakwita umwana mwiza, bakwita umwana mwiza. Ibyo dushingiraho ab'igikara, ab'inzobe, ab'umutuku, ab'icyatsi, abe n'irindi bara ntazi, umwana aba mwiza kubera imirimo akora. Yesu hari icyo yabivuzeho, yaravuze ngo bene abo muzabamenyera hehe? Ku mbuto zabo. Nibera indimu ntabwo uzazica, nibera n'ibidodoki zatubihitaho rimwe na rimwe. Ariko se hari uwahita ku mwembe? Hari uwahita ku macunga? Tuzabamenyera ku mbuto zabo. Haleluya. Amen. Kandi tugirire neza cyane. Rero abana babi dutanze urugero rwo mu muryango, sibyo? Turavuga umwana mu bisuko ari igikara, si nuko ari inzobe, si nuko yavukanye ubumuga, si nuko abana n'ikindi kibazo, ahubwo kuko afite ibikorwa bitabonera amaso y'abandi ngo bibe byiza. Haleluya. Niyo mpamvu uwo mwana yitwa iki? Mubi. Turi kumvikana. Abo bana rero twabanye nabo batubeshya urukundo, abandi baraduhemukira, abandi baratubeshya, abandi batuzirika ku njumangiro turarisha buhene. Ibyatsi turarya rwose turakuta birashira. Abandi baduta ku musozi isi batubona, abandi baragenda batujugunya ku muhanda aho ivumbi rizamuka, imvura iratunyagira kubera abana babi twabanye nabo. Kandi nabo baratwihakana kubera ari abana babi. Yo twasanganye nabo umutwe urameneka kubera ari abana babi. Haleluya. Amen. Baratabarwa baratwibagirwa kubera ari abana babi, barasubizwa baratwibagirwa kubera ko ari abana babi, bararya barahaga baratwibagirwa kubera ari abana babi, barambara barabegwa baratwibagirwa kubera ari abana babi, telefone barazikupa barabloka kubera ari abana babi. Hoya biyemeza kutuvuga uko tutari, batuvugura inyama batuvuga n'ukuri kubera ari abana babi. Oh haleluya. Amen. Imana yacishimwe cyane. Amen. Abana babi twabanye nabo mu mwaka ushije bagiye kurangirana na 23 24 Imana yambwiye ngo yohereje umwana mu buzima bwawe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mumfashe bafite Bibiliya twihute mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice kimwe umurongo wa 40. Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice kimwe umurongo wa 40. Haranditswe ngo indirimbo za Zakariya ni umutwe wayo magambo. Hanyuma ku murongo wa 80 haranditswe ngo uwo mwana arakura. Agira ute? Arakura. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewe mu iki Abayisiraheli. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo uwo mwana arakura, agira ute? Arakura, aguma hehe? Mu butayu kugeza igihe yerekewe mu iki
rega ntuzibwire ko gupfusha no kujya ku irimbi hano turirimba haheza mu ijuru. Hari n'abo twapfushije mu mwuka, hari abo twapfushije hehe mu mwuka. Abana b'ingirakamaro twari dufite, babandi twahamagaraga bakatwitaba, Satani arabiba mu butayu kuko tutagumyeyo, abarabatwaye. Abana arabatembana arabajyana kuko tutagumye hehe mu butayu. Ubundi abantu benshi bumvise ijambo ibigeragezo ahita avuga reka nigendere nzaba ngaruka, akaba ari intsinzi. Akabagize ute? Aritsinzi. Akabagize ute? Aritsinzi. Akabagize ute? Aritsinzi. Asibagize umugambi w'Imana. Nubwo abana babi baduhemukiye twe twihangane tugume mu butayu, nubwo batatubaye bugufi twihangane tugume mu butayu. Igihe cyo kwerekerwamo Abayisiraheli ni iki? Umunsi n'uyu, itariki niyi, weho guma hehe gusa mu butayu. Mwana tugirire neza cyane. Ubu mwana arakura, nubwo bakuvuze humura kusa, nubwo bakwanze humura kusa, nubwo bakurwanije humura kusa, nubwo bagusahuye humura kusa, nibyo uragutse, nubwo bakwanze humurira cyagukunda. Ngo imfizi zarinda ziburuye zikigise ikimpetse ku mugongo wande wayo nafashije. Amen, amen. Niba atari ku mugongo wanyokora mufitanye ikibazo, humura ntacyo uzaba. 24 ni umwaka w'imbaraga. Imana yabwiye nzababwire ngo ni umwaka w'umunezero. Amen. Umwaka Imana igiye gufungura no gusohoza amasezerano yayandi twabwiwe kera, ndetse baharutse kubwirwa na yayandi tubonye uyu munsi. Ngaya yasohotse, abari mu mwuka barimo baramubona. Haleluya, amen. Petero niwe wavuze ngo abafite uwo mwana, haleluya, niwe bafite n'ubugingo, ngo naho abadafite uwo mwana nta n'ubugingo bagize ute bafite. Haleluya, amen. Humura rero, ndabizi ko uyu mwaka washaniye kuri benshi, wabaye umubirizi pe, induru ziba nyinshi, amagambo aba menshi, urusaku ruba rwinshi, ingorane ziba nyinshi, ibyago biba byinshi, dupfisha mu mwuka, dupfisha mu mubiri, abandi tubura abo twakundaga. Ariko Imana yambwiye ngo abana mwatindanye nabo bari babi, zari iryarya, zari ingunzu, bari ibisambo, bari babi. Imana yambwiye ngo nze mubwire abo ngabo ibasohoye mu buzima, ibasohoye ubuzima bwawe, ibasohoye ubuzima bwawe, ubuzima bwawe. Imana yambwiye ngo nze mbwire ubwoko bwawe. Yavuganye nawe byinshi ariko none je kubisoza. Yagusezeranyije byinshi none uje kubikora. Ibikora. Amen. Imana yakubise dayimoni n'imbaraga ze, irangije ikubita abazimu, ikubita abacawi, ikubita abo bita bagihorera, murabazi. Abadayimoni bitera ubwoba. Abo ngabo Yesu yabari basa ku buzima bwawe. Yabwiye ijambo ry'umugisha rivuga ngo wari umaze iminsi uri kuneshwa ariko akira gutsinda n'izina ry'Yesu. Haleluya, amen. So benete de star ndimo ndabona imbaraga z'umwuka wera zikuzaho kandi gahunda yo gutindana nawe. Amen. Zajyaga ziza zikagenda kubera ibihe bikeya byo gusenga, zajyaga ziza zikamara umwanya mutoya cyane zikagenda kubera abana babi mwagendanye. Nta nama nziza baguhaga, ntibakubakaga, ntabwo bakugereraga ibyiringiro, ntabwo bakwibutsaga icyo Kristo yavuze kuri wowe. Ariko humura, haleluya, uwo mwana arakura, uwo mwana arakura, uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'ikiyemwe z'umutima. Mwana tugirire neza cyane, haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Ibicanege Yesu yamaze kubirandura, yabiribase, yabishanyaguye. Numvaga iri joro mfite
icyaka gikomeye cyane, numva nenda kugurumana kubera amasengesho. Haleluya. Nasenze cyane n'ingingo Imana, ibi ni ibiki? Mbona Imana irimo irwana intambara bita inkundura. Murayizi? 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 Intambara yitwa inkundura, mbona umwuka wararaje, umuriro w'ikibatsi gikomeye. Haleluya. Amen. Arimo aragira gute? Arimo aragira gute? Arimo aragira gute? Arasenya ibintu Satani yubatse ku buzima bwawe. Araritabura ibintu Satani yaramaze guhagarika mu kazi kawe. Avunagura imigambi Satani yaramaze gukikiza nk'akazitiro kuri wowe. Numva ijwi rimbwira ngo siko bizahora kuba mutegereje, siko bizahora mu bakristo. Abayuda baratabawe. Amen. Mbona amarembo Morodekayi yavanyweho. Kandi nabwira ngo Imana ihindura akazi. Amen. Hari abantu Imana yahinduriye akazi, hari abantu Imana yakomereje akazi, hari abantu Imana yakinguriye evanteur, hari abantu Imana yahaye amashimwe mashya. Amen. Imana yahaye icyo kuvugiraho, hari abantu yahaye ijambo. Uyu mwaka 2024 nabonye mariage zikinguka. Uyu mwaka hano tugomba gushyingira. Amen. Amen. Ndashima Imana n'umwana wayo, ndashima Kristo ushobora byose, afite imbaraga zihagije. Hoya we ntabwo ajya ahemuka, hoya we ntabwo ajya ahemuka, kuko ari umukiza wacu. Amen. Uve na karabashishwe, ndimo kumva kari kumanuka. Yego. Iyi nzira irimo guca. Haleluya. Amen. Iyi nzira irimo kugira ute? Guca. Ibindi birimo guhishurirwa imbere zawe. Emera. Haleluya. Amen. Emera izo gukora muzima. Emera urwo ruvugo baruvuge. Emera urwo rusaku rwumvikane, kuko niho ugiye kubonera ubutsinzi bwose. Amen. Nabonye Imana iri kuvana amaoperasiyo hagati mu materaniro. Hari abantu bari bagiye kubagirwa ubusa. Numva umwuka w'Imana ambwira ngo ako kazi arakikoreye, kuko hari indwara zitandukanye hagati mu bantu bayo. Umwaka 2024 ni umwaka w'umunezero, ni umwaka wo gushimira. Amen. Haleluya. Amen. Mbega imbaraga we, mbega imbaraga zigitangaza, mbega imbaraga zidasanzwe, mbega imbaraga z'ubutwari. Amen. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza cyane. Amen. Ndashima Imana ko Imana ishoboye byose. Ndashima urukundo rwayo ruzima. Ndashima. Haleluya. Amen. Ndashima, sinshima gusa, ahubwo ndananezerewe. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 2:20, handitswe ngo ikimenye data, handitswe ngo inshuti yanjye, haranditswe ngo byuka, gira gute? Byuka. Urabagirane. Oya, urambeshye. Byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abamushakaga kumwica bapfuye. Haleluya. Byuka. Haleluya. Usubize umwana nande na nyina, kuko abamushakaga bapfuye. Haleluya. Amen. Ihangane, komera, subira. Haleluya. Inyuma kuri rya sezerano wavuganye n'Imana yawe, abagushakaga ngo byarangiye, abahagaritse akazi bagusubiza inyuma, abagusenyeye urugo ngo ntagushobotse, abakuvuze mu gihe bapfuye. Yewe bapfuye ba Herodi, bahize Yesu ngo bamwice, bapfuye. Hamwe n'abari bafatanyije umugambi, bapfuye. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ikwicire Herodi. Imana ikwicire Herodi.
hari igihe abantu bajya bavuga Imana bumvishije, ariko uyu munsi ndi kuvuga Imana babonye. Amen. Hari igihe abantu bajya bavuga Imana barahuye ahantu, ariko uyu mwanya ndi kuvuga Imana niboneye yo ubwanjye. Haleluya. Maze muhaguruke. Bapfundikiye. Uzi icyo bita gupfundikira? Warangiza ukashukunya mu manga. Ubutayu tunazamo muri 23 urugambo sha. Umuntu mutavugana mutanakwicarana hamwe byose musangira ibitekerezo agafata durumu murayizi akaduduza vuvuzera zikavuga. Imana yambwiye ngo amagambo bagize ute oya barasigaye, abo barasigaye basigaye mu byo basize, ariko twakiriye umwana mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandagira hasi ubwire Satani n'ibyawe namukandagiye mu izina rya Yesu, kuko ahandi twakandagiye mu izina rya Yesu. Aha turi kwambuka turi kugera mu mwaka musha, turi kugera mu masezerano yacu, turi kwegera mu migisha yacu, turi kwegera aho Kristo dukeneye, ntabwo ariho abanzi badushaka. Haleluya. Kubana nawe muri uyu mwaka utari kumwe na Yesu ni wawe ushobora, uyu mwaka utari kumwe na Yesu ni wawe usoza. Yo Yes, hamagara Yesu. Yesu aratabara, Yesu arakiza, Yesu arabahora, Yesu ararengera. Nawe muhamagaye ngo mumure, nawe mutabaje ngo mure kumurengera. Lelo zaperake. Imbaraga zawe Mana, imbaraga zawe Yesu, turaguhamagaye, turagutabaje. Ciye bugufi ndagupfukamiye, icyubahiro ni cyawe, icyubahiro ni cyawe, icyubahiro ni cyawe. Urakoze Uwiteka, tubuze aho duhera ibitangaza wakoze, tubuze naho twisoreza, turavuze ngo shimwa. Amen.